ariko ibi mubitekerezeho cyane, wige gutegereza Imana, kuko dufite amasezerano akomeye cyane Imana yashyize ku kuyitegereza. Imana iravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe niwe uzarusohoza. Imana ikavuga ngo nzabana nawe nugera mu mayira abiri uzumva ijwi riguturutse inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira bari ugendamo. Ahandi Imana ikavuga muri Yesaya 30 ngo mwituza no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga. Kumenya gutegereza Imana ukagendana nayo. Ihame rya 5, kugendera mu mbaraga z'umwuka. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mugume i Yerusalemu murindire ibyo data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ndagira ngo rero uyu munsi dukomereze kuri iyo nyigisho, kandi mbabwije ukuri, intego y'izi nyigisho si ukugira ngo dusobanukirwe. Intego y'izi nyigisho muri kino gihe tugenda tugana ku munsi wa Pentekote, tuzizihiza ku munsi wa 31, ndagira ngo mubitekerezeho cyane. Ndashaka kubatera inyota, ndashaka kubatera inzara, ndashaka kubatera kwifuza kugendera muri izi mbaraga. Inyigisho y'uyu munsi nayikuye muri ariya magambo ya Gideyoni. Marayika yaraje aramubwira ati, wowe wa mugabo w'intwari we, genda ukize Isirayeli muri izi mbaraga zawe. Aramubwira ati, imbaraga zihe? Inyigisho y'uyu munsi nayise ngo Zambaraga zagiye hehe. Zambaraga twumvanye abatubanjirije zagiye hehe. Mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 7 n'uwa 8 baratubwira ngo mwigire kubababwiraga ijambo ry'Imana, kubabanjirije, mwitegereze iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo, ngo kuko Yesu Kristo uko yari arejo niko ari n'uyu munsi niko azahoraho iteka ryose. Haleluya. Iyo twitegereje ba Petero, twarabizi ubushize, Petero na Yohana na Andereya, abantu batahabwaga chance, batahabwaga amahirwe yo kuba bahindura isi, niwe Yesu yakoresheje. Isi yose iratangara, kandi bahera Yerusalemu mu mujyi ari abaturage. Ariko twebwe muzarebe, jewe mfite ikibazo, mfite masters, mfite doctora, ariko nyambwira Imana nkari Imana, Zambaraga zagiye hehe. Petero yabwirije umunsi umwe gusa, muri izo mbaraga 3,000 birakizwa. Izo mbaraga zinjeho nabwiriza rimwe uru rusengero tukagomba kurwagura, cyangwa tugakora services nk'eshatu cyangwa enye ku munsi, kuko ijambo rimwe Petero yabwirije mu mbaraga 3,000 byarakijijwe. Ubwa kabiri ahagaze ku irembo ry'urusengero ahagurutse umuntu umugaye mu mbaraga, ibindi 2,000 birakizwa. 5,000 mu itorero muri sermons 2 gusa. Umuntu akakubwira ngo rero ngo buriya ngo dufite imbaraga. Maze imyaka 8 i Remera, nta nubwo turuzuza wa Kristo urusengero. Mu myaka 8 ntituragera ku byo Petero yakoze mu munsi umwe. Zambaraga zagiye hehe. Zambaraga zagiye hehe. Ndagira ngo buri muntu wese urimo kumva ubundo butumwa, mureke kwikirigita mugaseka, mureke kwikomera amashyi, ahubwo dusubire muri ijambo rivuga ngo ariko zambaraga zagiye hehe. Umuririmbyi yibaze ngo zambaraga zagiye hehe. Zimwe zajyaga zikoresha Dawidi, agafata inanga ye yacuranga amadayimoni akava muri Sawuli. Zambaraga zagiye hehe. Mwitegereza abantu nk'aba Sawuli. Sawuli yatoteje itorero, atoteza itorero, ariko umunsi umwe Yesu aramufata, amukubita hasi, aramuhindura, avana ubutumwa i Yerusalemu abugeza ku mpera y'isi y'icyo gihe. Ngo bajyaga bamukozaho ibitambaro, babikoza ku barwayi bagahaguruka. Yagiye muri gereza y'i Filipi yicaranyemo na Sira, babafunze barabadanangira. Abwira Sira ati, rwabizi Sira, ibi ngibi ntibigukange, kubita korasi nkwereke uko tubigenza, tumanura imbaraga. Nubundi icyo Yesu yadutumye ni ukubwiriza abantu, turabwiriza abari hano. Barabwirije, gereza yose irakizwa, n'umuyobozi wa gereza mu gitondo barawafungura bikomereza urugendo. Itorero ry'i Filipi baravutse. Zambaraga zagiye hehe. Ndacyabaza nka Gideyoni ngo Mana,
uratubwira ngo dufite Zambaraga zagiye, izo mbaraga zagiye. Haleluya. Hari igihe abantu bire mu mutima, ariko twebwe ntituri abapastori, ngo icyo ni ikibazo cy'abapastori. Ariko reka mbabwire, waba ukora muri politike, waba ukora mu burezi, waba ukora muri banka, hari abandi bazaguhinyuza bari bafite imbaraga. Uzigereranye na Yosefu akora planning ya Egiputa, we yari umunyapolitike, akora plan. Farawo yaramubwiye ati narose inzozi none zanshobeye, nabuze uko mbigenza. Gusa agasimba ntikaje kakadushobera, agasimba karadushobeye. Buriya muzi impamvu agasimba kadushobeye? Mushatse mwavuga ngo ariko se abavuga ngo bari mu bushakashatsi, hanyambona abantu bitwa ba professor, ba researcher, abashakashatsi. Agasimba karaza kananira isi. Buri iyo babaza Yesu batakagatindika agasimba katagira amaguru nikagira amababa, kagomba guterurwa gatwarwa n'umuntu akagahereza undi, tukagire dute? Yari kubabwira uburyo tugakubitira mu igunira tukakarangiza. Ariko kubera ko tutamubaza, yaratubwiye ati sawa nimwishugurikire, Zambaraga zagiye. Farawo yarose inzozi, Yosefu aramubwira ati izi nzozi zawe ziravuga ko mugiye kugira amapfa, mugiye kugira uburumbuke bw'imyaka 7, hakurikiraho amapfa y'imyaka 7. None dore strategy. Arayimuzamukira neza, uko azamuka Farawo akumva arimo nawe arazamuka, uko amubwira ukumva nawe arimo arongerwamo imbaraga yezaho. Abaza abajyanama baravuga ati hari undi mufite? Uyu ntabwo atwemeje. Sinabajije abagoronome bikabayobera, nabaza abaveterineri bakambwira ngo inka zirya izindi ntazo bazi. None n'umwana muhaye impeta kabo wa kabiri kuri gihe hari wabigiraho impaka. Bati rwose arababwira ngo tuzakura hehe undi muntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu? Zambaraga zagiye. Haleluya. Ariko muratekereza Mose yowe y'Abisirayeli miliyoni zirenze 3, burya rega bari benshi. Ubwo bababaraga mu butayu ngo basanze abagabo Abalewi batarimo, bari 660 bigenza kuva ku myaka 20 kuzamura. Ubwo ntibabariyemo abana, ntibabaze n'abagore, kandi bakunze kuba ari bo benshi. Yewe Mbarako yari afite nka miliyoni zigera kuri 3 cyangwa zirenze. Yabatwaye mu butayu, hataba imirima, hataba imigezi, hataba business. Ariko ku manywa ngo igicu cy'Imana cyabatwikiraga izuba, ngo ninjoro kigahinduka umucyo kikabamurikira. Mose arimo gutanga raporo ye ya nyuma, muzabisome mu gitabo cyo gutegeka kwa 2. Aravuga ngo Uwiteka yatuyoboye mu butayu bw'umutarwe butagira amazi, ngo abagaburira manu basogokuruza abanyu batigeze bamenya, ngo abakurira amazi mu gitare, ngo n'ibirenge byanyu ntibyabyimbye n'inkweto ntizabacikiyeho. Yewe njya nibwira ko inkweto zabo zakuraga. Umwana wavuye muri Egiputa baraye bamubyaye imyaka 40 bamaze, ubwo yari umugabo mukuru ngana na bamwe muri mwebwe, ngo inkweto ntizamusaziyeho, yarakuraga nazo zigakura. Haleluya. Ngo n'imyenda yabo ntiyigeze isaza, igomba kuba yari yubururaga igafata uruhu rushya uko bagenda, kuko hari Imana iyo Mose yagendanaga nayo, iyo niyo Mana yacu. Zambaraga zagiye he? Mwambwiye ngo amen. Ariko ubwo mwe ntimubyemera. Ngaho uzigereranye na Dawidi, uzigereranye na Danieli ari i Babuloni, umwami byamushobeye. Danieli baraza baravuga ati umwami yavuze ngo yarose inzozi arazibagirwa, ngo none abanyabwenge bose ngo bagomba gupfa. Bibuka ko na Danieli na Shadraka na Meshaki na Abednego baherutse kugraduatinga, bagiye kubica. Baravuga ati ariko hari n'abaherutse kubona amadiplome vubaha, niba barize bagombye kubibazwa nabo. Baraza babwira Danieli ati ubu rero turabatwaye kuko ari abasanzwe mu kazi, ari n'abaherutse kugraduatinga batarahabwa imyanya, mwese mugomba gupfa, muri useless, ntacyo mumaze. Ati habaye iki? Ati umwami yarose inzozi arazibagirwa. Ati none yavuze ngo niba muzi ubwenge nimuze muzimwibutse. Ariko kiriya kizamini cyari gikomeye. Ariko Danieli arababwira ati mwihanganeho gatoya, twe dufite Imana igihishura n'ibihishwe.
ngo aragenda abwira Shadarake na Meshake na Abedenego bakora amasengesho, nta nubwo biyirije umunsi wose. Murabizi iyo abantu basenze hari igihe mugera saa 5 agatotsi kakagufata ugahondobera gake. Ngo Daniel agira gutya, sinzi ukuntu byamufashe, n'Imana yari imujemo, asinziraho gato yabona ikintu cy'igishusho kinini kirekire gifite umutwe wa zahabu, igihimba cy'ifeza no kumanuka ibyuma aravuga ati sasa izi ni za nzozi tu, nimunshyira umwami mbereke uko ibintu bikorwa iyo hari imbaraga. Aragenda aramubwira ati Nyagasani, tiwesha witonde ntunkinishe, izi nzozi narose zanteye ubwoba kandi nazibagiwe. Niba uje muri bya bindi byanyu byo gutekinika urambona. Daniel atari ko mfite Imana, ndaje nkwereke kwikora. Ati Nyagasani, ntiwaraye uryamye ugasinzira, tujyo ndabizi none se rurota ari maso, ntiwabonye ikintu cy'igishusho kirekire kinini. Umwami yumva bitangiye kuza, gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza n'amaguru y'ibyuma, afite ibirenge bivanze n'ibumba. Umwami atangira kuvuga ati yes. Ati hanyuma haza ibuye rikubita ibirenge by'icyo kibumba, kikubita hasi gihinduka ivumbi, hazamuka umusozi. Umwami ati yego, nicyo ngicyo nababwiraga, ubundi se kare kose. Zambaraga, Zagiye. Ibihugu birarota inzozi zabuze abazisobanura, abandi barose inzozi barazibagirwa, habura abazirotora. Zambaraga, Zagiye hehe. Haleluya. Kandi Bibiliya yo iduha isezerano ikatubwira ngo turebere ku batubanjirije, abo bagenderaga mu mbaraga nibo batubanjirije, ngo nitubarebereho, ngo twigire ku ngeso zabo, ngo twigane kwizera kwabo, kuko ibanga ryabo bagiye banarivuga. Bakatubwira ngo Yesu Kristo ko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. So Imana ya Danieli, Imana ya Shadarake na Meshake na Abedenego, Imana ya Mose, Imana ya Yosefu, Imana ya Elisa, Imana ya Eliya, Imana ya Petero, Imana ya Paulo, niyo Mana yacu. Ariko Zambaraga, Zagiye. Kandi mwumva ikintu kinejeje, amasezerano y'Imana aracyariho yuko tuzahabwa imbaraga. Murabyemera? Murabyemera ko dufite amasezerano adakuka, atanyeganyega, adashobora gukurwaho? Haleluya. Muri Yoweri Imana yatanze isezerano iravuga ngo umva, iri ni iryacu. Ngo Imana iravuze iti, ni Imana ibivuze, ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Yoweri arabihanura bitari byaba. Igice cya 2 cya Yoweri kuva ku murongo wa 28, ariko kinagaruka no mu byakozwe n'intumwa muri ya sermon ya Petero, ngo Imana iravuze iti. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18, Imana iravuze iti, ni Imana ibivuze, ngo uku niko bizaba mu minsi y'imperuka ariyo turimo. Nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Ariko nimumbwire ngo bose. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, nawe urimo nanjye ndimo. Haleluya. Iri sezerano ni iryawe nanjye. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, abasore banyu bazerekwa, abakambwe banyu babarimo bazarota. Egewe nishyira mu basore ngo young men will have visions. Jewe ntabwo nditegura kurota, ndajya mu bafite visions. Ndacyafite vision, ndacyumva nshaka kubona ibintu bimwe na bimwe. Abahungu banyu, a young people, bazerekwa, bazagira visions, n'abakambwe banyu babarimo bazarota. Nishaka njye mu bakambwe ndote. I have dreams. Mfite inzozi, ndarota. Njya ndota ndi maso. Umugabo umwe witwa T.L. Lawrence yaravuze ngo hari ubwoko bubiri bw'inzozi.
ngo hari abaryama bakarota basinziriye bwacya bakanguka bagasanga ni inzozi barimo, ngo ariko hari n'abandi bari dangerous ngo bateye ubwoba, ngo barota bari maso bakarota bakanuye, ngo barangiza bagahaguruka ngo inzozi zabo bakazihindura ukuri. Yewe ndi umusaza urota nkanuye, izi mbaraga ndazishaka. Umva aravuga ngo iri sezerano ni iryanyu, niko Petero yabwiye baravuga ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abazemera ibingibi nyuma yaho. Ariko mwambwiye ngo amen. Hanyuma arababwira ngo ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Aya masezerano aracyariho, aya masezerano aracyanditse. Ntabwo Imana yigeze ihindura ijambo ryayo, uko ryari ejo niko riri n'uyu munsi kuzageza iteka ryose. Aya masezerano aracyari ayacu, ariko ndabaza ngo niba aya masezerano ari ayacu, Zambaraga zagiye hehe? Zambaraga zajyanywe n'iki? Kuko nimusoma Bibiliya zanyu neza muzasanga dufite amasezerano adakuka. Muri Yohana ibice 7 umurongo wa 37, Yesu yarahagaze yitegereza abantu bari mu mihango y'idini, barimo kuririmba mu idini, barimo kwitera hejuru bya kidini, arababwira ngo ngo ku munsi mukuru uruta iyindi, ngo azamurijwe atera hejuru, arababwira ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, ngo unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Urumva, iva mu nda no ijyamo, oya izamwuzura nirangiza itembe. Zambaraga. Haleluya. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi twongeye kubonana kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana, nubwo tutegeranye nkuko twari dusanzwe tubikora, ngo dufatanye kuririmba, dufatanye gusenga, dufatanye gusengerana, nubwo tutari kumwe mu mubiri ariko turi kumwe mu mwuka. Abo turimo gufatanya ubutumwa bwiza, baba ari abari hafi, baba ari abari kuri. Ndagira ngo kandi mbonereho gushimira cyane abakristo rwose, ari abacu bari hano mu Rwanda, ari n'aba diaspora bamaze kuba benshi cyane. Mbashimire response, mbese ibisubizo mugenda mutanga ku butumwa bwiza tubaha, abatubwira bakijijwe, abatubwira bongeyemo imbaraga, bumva baratewe umwete. Mukomereza aho ngaho bitubwira yuko tutari twenyine ku itorero rigihagaze, nubwo Yesu yabigaruriye. Twebwe abapastori, njya mbisetsa abandi bapastori bagenzi banjye, habwira ngo ubu ngubu Yesu yadushyize muri sabatiko, yishubije itorero rye, niwe wiragiriye intama ze aho muri hirya no hino. Kuko ubu nta mupastori ushobora kuvuga ngo abakristo banjye ndabaragiye, ngo ndababona, abo tutabona bakaragira abandi. Ubu nyine Yesu yatweretse ko itorero rishobora kubaho n'insengero zaba zitarimo gukora, kandi turashima Imana. Kuko icyangombwa nuko mukomeza mukaba bazima n'insengero zaba zigifunze, kandi tuzi neza tudashidikanya yuko umunsi zafungutse zizagarukana imbaraga ziruta izo twahoranye bwa mbere. Kuko niba muri kumwe na Yesu, mukicarana na Yesu, mukaragirwa na Yesu, mukaganira na Yesu, imbaraga zizavamo ziruta izavagamo turi mu rusengero. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi dukomereze ku nyigisho dufite muri iyi minsi. Murabizi ku cyumweru gishize twatangiye inyigisho yavugaga ngo ni amahame 5 yo kugendera mu mbaraga z'Imana. Amahame 5 Yesu yigishije abigishwa be yo kubafasha kugendera mu mbaraga z'Imana. Ntabwo ndibuze kuyasubiramo, abumva mushaka kuyamenya wenda mutarakurikiye inyigisho, muze kujya ku rubuga muyishakishe, yitwa amahame 5 yo kugendera mu mbaraga z'Imana. Ariko muri make yerekanye basubiriyemo. Ihame rya mbere riravuga ngo nukumenya Yesu wazutse, ukamenya ko Yesu ari muzima, ko Yesu atari igitekerezo, ko Yesu atari umuntu wabayeho, ko Yesu ari umwami wapfuye akazuka akaba ari muzima. Haleluya. Ukagendana nawe. Icya kabiri, ihame rya kabiri nukumenya Bibiliya yawe kandi ukayemera nk'ijambo ry'Imana. Ibyivuga ko ari byiza ukabikora, ibyivuga ko ari bibi ukabyirinda. Kuko ikibazo dufite, hari abantu benshi bize Bibiliya ndetse bayifashe mu mutwe, bashobora kuyivuga yose ariko batayumvira. Ibyo ngibyo na Satani arabizi. Nibyo Yakobo yavuze ati, uvuga ko wizera Imana
ati na Satani arabikora, ati ndetse akakurusha guhinda umushitsi, kuko we ibyanditse muri iri jambo azi ko ari ukuri kandi abigenderaho. Azi abo agomba gutinya, azi n'abo agomba gutinyuka. Muzitegereze Yesu atari yuzura umwuka. Yasengeraga mu rusengero rw'abi Nazareti, amadayimoni nta kibazo yari amufiteho, ariko umunsi yaje yuzuye umwuka, Imana yamwatuyeho ngo nubwo uri umuntu, uri umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yinjiye mu isinagogi, abadayimoni niwe wabanje gutaka, baravuga ngo uje kuturimbura igihe cyacu kitari cyagera. Abadayimoni bo bazi uwo bubaha, bazi n'uwo basuzugura. Burya iyo bakureba barakumenya. Iyo uriho amaraso ya Yesu ukagendera mu gukiranuka, abadayimoni bo barabimenya. Iyo wishushanya ukiyita umukristo utari we, nabwo barakureba bakakumenya, kuko bagucishamo ijisho. Hari ibyo muba mukorana. Menya ijambo ry'Imana, wemera ibyo rivuga. Ibyo ryita byiza ubyite byiza, ibyo ryita bibi ubyite bibi, kandi ugenda utyo. Ihame rya gatatu, kumenya umuhamagaro w'ubuzima bwawe. Ntabwo tubereye mu isi kuyinyuramo tuyinezererwa gusa. Ntabwo turi mu birori, ntabwo turi mu bukwe. Turi mu isi, turi on mission. Dufite umuhamagaro, dufite umurimo tugomba gusohoza. Umuntu wese ubaho azi yuko waje mu isi ufite imirimo ugomba gusohoza. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ukiri mu nda ya nyoko utari wavuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nawe uri umuntu Imana yaremye, ikuremeye imirimo myiza, yiteguriye kera ngo uyigenderemo muri Kristo Yesu. Irangije kwandikira n'iminsi uzayikoramo. Ikibazo nuko hari igihe iminsi yawe izashira, imirimo wagombaga kurangiza utaranayikoze. Icyo nicyo bita icyaha, ni uguhusha intego y'ubuzima bwawe. Ihame rya kane ryitwa kumenya gutegereza Imana. Kumenya gutegereza Imana, niba ufite ikintu urimo gusengera ugategereza Imana, ugategereza isaha y'Imana, ntugende mbere yayo kandi ntukererwe ku isaha yayo. Ibi rero ntabwo uzabigeraho utavugana n'Imana, utabana nayo. Nugenda mbere y'isaha ntabwo izaba ari isaha. Isaha nikurenga nabwo ntizaba ari isaha. Nababwiye ko ntenda gusubira muri izi nyigisho, ariko ibi mubitekerezeho cyane. Wige gutegereza Imana, kuko dufite amasezerano akomeye cyane. Imana yashyize ku kuyitegereza. Imana iravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe niwe uzarusohoza. Imana ikavuga ngo nzabana nawe, nugera mu mayira abiri uzumva ijwi riguturutse inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira bari ugendamo. Ahandi Imana ikavuga muri Yesaya 30 ngo mwituza no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga. Kumenya gutegereza Imana ukagendana nayo. Ihame rya gatanu, kugendera mu mbaraga z'umwuka. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mugume i Yerusalemu, murindire ibyo Data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ndagira ngo rero uyu munsi dukomereze kuri iyo nyigisho, kandi mbabwije ukuri, intego y'izi nyigisho si ukugira ngo dusobanukirwe. Intego y'izi nyigisho muri kino gihe tugenda tugana ku munsi wa Pentekote, tuzizihiza ku munsi wa 31, ndagira ngo mubitekerezeho cyane. Ndashaka kubatera inyota, ndashaka kubatera inzara, ndashaka kubatera kwifuza kugendera muri izi mbaraga. Inyigisho y'uyu munsi nayikuye muri ariya magambo ya Gideyoni. Marayika yaraje aramubwira ati, wowe wa mugabo w'intwari we, genda ukize Isirayeli muri izi mbaraga zawe. Aramubwira ati, imbaraga zihe? Inyigisho y'uyu munsi nayise ngo Zambaraga zagiye hehe. Zambaraga twumvanye abatubanjirije zagiye hehe. Mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 7 n'uwa 8 baratubwira ngo mwigire kubababwiraga ijambo ry'Imana, kubabanjirije, mwitegereze iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo, ngo kuko Yesu Kristo uko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahoraho iteka ryose. Haleluya. Iyo twitegereje ba Petero, twarabizi ubushize, Petero na Yohana na Andereya, abantu batahabwaga chance,
batahabwaga amahirwe yo kuba bahindura isi, niwe Yesu yakoresheje, isi yose iratangara, kandi bahera i Yerusalemu mu mujyi ari abaturage. Ariko twebwe muzarebe, njyewe mfite ikibazo, mfite masters, mfite doctora, ariko nyambwira Imana nkari Imana, Zambaraga zagiye hehe? Petero yabwirije umunsi umwe gusa, muri izo mbaraga 3,000 birakizwa. Izo mbaraga zinjeho, nabwiriza rimwe uru rusengero tukagomba kurwagura, cyangwa tugakora services nk'eshatu cyangwa enye ku munsi, kuko ijambo rimwe Petero yabwirije mu mbaraga 3,000 byarakijijwe. Ubwa kabiri ahagaze ku irembo ry'urusengero, ahagurutse umuntu umugaye mu mbaraga, ibindi 2,000 birakizwa. 5,000 mu itorero muri sermons 2 gusa. Umuntu akakubwira ngo rero ngo buriya ngo dufite imbaraga. Maze imyaka 8 i Remera, nta nubwo turuzuza wa Kristo urusengero. Mu myaka 8 ntituragera ku byo Petero yakoze mu munsi umwe. Zambaraga zagiye hehe? Zambaraga zagiye hehe? Ndagira ngo buri muntu wese urimo kumva ubuno butumwa, mureke kwikirigita mugaseka, mureke kwikomera amashyi, ahubwo dusubire muri ijambo rivuga ngo ariko zambaraga zagiye hehe? Umuririmbyi yibaze ngo zambaraga zagiye hehe? Zimwe zajyaga zikoresha Dawidi, agafata inanga ye yacuranga, amadayimoni akava muri Sawuli. Zambaraga zagiye hehe? Mwitegereza abantu nk'aba Sawuli. Sawuli yatoteje itorero, atoteza itorero, ariko umunsi umwe Yesu aramufata, amukubita hasi, aramuhindura, avana ubutumwa i Yerusalemu abugeza ku mpera y'isi y'icyo gihe. Ngo bajyaga bamukozaho ibitambaro, babikoza ku barwayi bagahaguruka. Yagiye muri gereza y'i Filipi yicaranyemo na Sira, babafunze barabadanangira, abwira Sira atari rwabizi, Sira ibi ngibi ntibigukange, kubita korasi nkwereke uko tubigenza, tumanura imbaraga. Nubundi icyo Yesu yadutumye ni ukubwiriza abantu, turabwiriza bari hano. Barabwirije, gereza yose irakizwa, n'umuyobozi wa gereza mu gitondo barawafungura bikomereza urugendo. Itorero ry'i Filipi baravutse. Zambaraga zagiye hehe? Ndacyabaza nka Gideyoni ngo Mana uratubwira ngo dufite zambaraga zagiye, izo mbaraga zagiye he? Haleluya. Arigirira abantu bire mu mutima, ariko twebwe ntituri abapastori, ngo icyo ni ikibazo cy'abapastori. Ariko reka mbabwire, waba ukora muri politike, waba ukora mu burezi, waba ukora muri banka, hari abandi bazaguhinyuza bari bafite imbaraga. Uzigereranye na Yosefu akora planning ya Egiputa, we yari umunyapolitike, akora plan. Farawo yaramubwiye ati narose inzozi, none zanshobeye, nabuze uko mbigenza. Gusa agasimba ntikaje kakadushobera, agasimba karadushobeye. Buriya muzi impamvu agasimba kadushobeye? Mushatse mwavuga ngo ariko se abavuga ngo bari mu bushakashatsi, akanyambona abantu bitwa ba professor, ba researcher, abashakashatsi. Agasimba karaza kananira isi. Buri iyo babaza Yesu batakagatindika agasimba katagira amaguru nikagira amababa, kagomba guterurwa gatwarwa n'umuntu akagahereza undi, tukagire dute? Yari ko babwira uburyo tugakubitira mu igunira tukakarangiza. Ariko kubera ko tutamubaza, yaratubwiye tukefisa ni mwishugurikire. Zambaraga zagiye. Farawo yarose inzozi, Yosefu aramubwira ati izi nzozi zawe ziravuga ko mugiye kugira amapfa, mugiye kugira uburumbuke bw'imyaka 7, hakurikiraho amapfa y'imyaka 7. None dore strategy. Arayimuzamukira neza, uko azamuka Farawo akumva arimo nawe arazamuka, uko amubwira ukumva nawe arimo arongerwamo imbaraga yezaho. Abaza abajyanama baravuga ati hari undi mufite? Uyu ntabwo atwemeje. Sinabajije abagoronome bikabayobera, nabaza aba veterineri bakambwira ngo inka zirya izindi ntazo bazi. None n'umwana muhaye impeta akaba wa kabiri kuri jewe, hari wabigiraho impaka. Bati rwose. Arababwira ngo tuzakura hehe undi muntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu? Zambaraga zagiye.
Haleluya. Ariko muratekereza Mose yowe y'Abisirayeli miliyoni zirenze 3, burya rega bari benshi. Ubwo bababaraga mu butayu ngo basanze abagabo Abalewi batarimo bari 660 bigenza kuva ku myaka 20 kuzamura. Ubwo ntibabariyemo abana, ntibabaze n'abagore, kandi bakunze kuba ari bo benshi. Yewe Mbarako yari afite nka miliyoni zigera kuri 3 cyangwa zirenze. Yabatwaye mu butayu hataba imirima, hataba imigezi, hataba business. Ariko ku manywa ngo igicu cy'Imana cyabatwikiraga izuba, ngo ninjoro kigahinduka umucyo kikabamurikira. Mose arimo gutanga raporo ye ya nyuma, muzabisome mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, aravuga ngo Uwiteka yatuyoboye mu butayu bw'umutarwe butagira amazi, ngo abagaburira manu basogokuruza abanyu batigeze bamenya, ngo abakurira amazi mu gitare, ngo n'ibirenge byanyu ntibyabyimbye n'inkweto ntizabacikiyeho. Ngewe njya nibwira ko inkweto zabo zakuraga. Umwana wavuye muri Egiputa baraye bamubyaye imyaka 40 bamaze, ubwo yari umugabo mukuru ngana na bamwe muri mwebwe, ngo inkweto ntizamusaziyeho, yarakuraga nazo zigakura. Haleluya. Ngo n'imyenda yabo ntiyigeze isaza, igomba kuba yariyubururaga igafata uruhu rushya uko bagenda, kuko hari Imana iyo Mose yagendanaga nayo, iyo niyo Mana yacu. Zambaraga zagiye Hehe. Mwambwiye ngo amen. Ariko ubwo mwe ntimubyemera. Ngaho uzigereranye na Dawidi, uzigereranye na Daniyeli ari i Babuloni, umwami byamushobeye. Daniyeli baraza baravuga ati umwami yavuze ngo yarose inzozi arazibagirwa, ngo none abanyabwenge bose ngo bagomba gupfa. Bibuka ko na Daniyeli na Shadraka na Meshaki na Abednego baherutse kugraduatinga, bagiye kubica. Baravuga ati ariko hari n'abaherutse kubona amadiplome vubaha, niba barize bagombye kubibazwa nabo. Baraza babwira Daniyeli ati ubu rero turabatwaye, kuko ari abasanzwe mu kazi, ari n'abaherutse kugraduatinga batarahabwa imyanya, mwese mugomba gupfa, muri useless, ntacyo mumaze. Ati habaye iki? Ati umwami yarose inzozi arazibagirwa. Ati none yavuze ngo niba muzi ubwenge nimuze muzimwibutse. Ariko kiriya kizamini cyari gikomeye. Ariko Daniyeli arababwira ati mwihanganeho gatoya, twe dufite Imana igihishura n'ibihishwe. Ngo aragenda abwira Shadraka na Meshaki na Abednego bakora amasengesho, nta nubwo biyirije umunsi wose. Murabizi y'abantu basenze hari gihe mugera 5 agatotsi kakagufata ugahondobera gake. Ngo Daniyeli agira gutya, sinzi ukuntu byamufashe, n'Imana yari imujemo, asinziraho gatoya abona ikintu cy'igishusho kinini kirekire gifite umutwe wa zahabu, igihimba cy'ifeza no kumanuka ibyuma aravuga ati sasa izi ni za nzozi tu, nimunshyira umwami mbereke uko ibintu bikorwa iyo hari imbaraga. Aragenda aramubwira ati nyagasani, tiwesha witonde ntunkinishe, izi nzozi narose zanteye ubwoba kandi nazibagiwe. Niba uje muri bya bindi byanyu byo gutekinika urambona. Daniyeli ati ariko ngiye mfite Imana, ndaje nkwereke ko ikora. Ati nyagasani, ntiwaraye uryamye ugasinzira? Tibyo ndabizi, none se urota ari maso? Ntiwabonye ikintu cy'igishusho kirekire kinini? Umwami yumva bitangiye kuza, gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza n'amaguru y'ibyuma, afite ibirenge bivanze n'ibumba. Umwami atangira kuvuga ati yes. Ati hanyuma haza ibuye rikubita ibirenge by'icyo kibumba, kikubita hasi gihinduka ivumbi, hazamuka umusozi. Umwami ati yego, nicyo ngicyo nababwiraga, ubundi se kari kose. Zambaraga zagiye Hehe. Ibihugu birarota inzozi zabuze abazisobanura, abandi barose inzozi barazibagirwa, habura abazirotora. Zambaraga zagiye Hehe. Haleluya. Kandi Bibiliya yo iduha isezerano ikatubwira ngo turebere ku batubanjirije, abo bagenderaga mu mbaraga nibo batubanjirije, ngo nitubarebereho, ngo twigire ku ngeso zabo, ngo twigane kwizera kwabo, kuko ibanga ryabo bagiye banarivuga.
bakatubwira ngo Yesu Kristo ko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. So Imana ya Daniyeli, Imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego, Imana ya Mose, Imana ya Yosefu, Imana ya Elisa, Imana ya Eliya, Imana ya Petero, Imana ya Paulo, niyo Mana yacu. Ariko Zambaraga zagiye hehe? Kandi mwumva ikintu kinejeje, amasezerano y'Imana aracyariho yuko tuzahabwa imbaraga. Murabyemera? Murabyemera ko dufite amasezerano adakuka, atanyeganyega, adashobora gukurwaho? Haleluya. Muri Yoweri Imana yatanze isezerano iravuga ngo umva, iri ni iryacu. Ngo Imana iravuze iti, ni Imana ibivuze, ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Yoweri arabihanura bitari byaba. Igice cya 2 cya Yoweri kuva ku murongo wa 28, ariko kinagaruka no mu byakozwe n'intumwa muri ya sermon ya Petero, ngo Imana iravuze iti. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18, Imana iravuze iti, ni Imana ibivuze, ngo uku niko bizaba mu minsi y'imperuka ariyo turimo. Nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Ariko nimumbwire ngo bose. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, nawe urimo nanjye ndimo. Haleluya. Iri sezerano ni iryawe nanjye. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, abasore banyu bazerekwa, abakambwe banyu babarimo bazarota. Egewe nishyira mu basore ngo young men will have visions. Jewe ntabwo nditegura kurota, ndajya mu bafite visions. Ndacyafite vision, ndacyumva nshaka kubona ibintu bimwe na bimwe. Abahungu banyu, a young people, bazerekwa, bazagira visions. N'abakambwe banyu babarimo bazarota. Nishaka njye mu bakambwe ndote. I have dreams. Mfite inzozi, ndarota. Njya ndota ndi maso. Umugabo umwe witwa T.L. Lawrence yaravuze ngo hari ubwoko bubiri bw'inzozi. Ngo hari abaryama bakarota basinziriye bwacya, bakanguka bagasanga ni inzozi barimo. Ngo ariko hari n'abandi bari dangerous, ngo bateye ubwoba, ngo barota bari maso, bakarota bakanuye, ngo barangiza bagahaguruka, ngo inzozi zabo bakazihindura ukuri. Yewe ndi umusaza urota nkanuye. Izi mbaraga ndazishaka. Umva, aravuga ngo iri sezerano ni iryanyu. Niko Petero yabwiye baravuga ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abazemera ibingibi nyuma yaho. Ariko mwambwiye ngo amen. Hanyuma arababwira ngo ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Aya masezerano aracyariho, aya masezerano aracyanditse. Ntabwo Imana yigeze ihindura ijambo ryayo. Uko ryari ejo niko riri n'uyu munsi kuzageza iteka ryose. Aya masezerano aracyari ayacu. Ariko ndabaza ngo niba aya masezerano ari ayacu, Zambaraga zagiye hehe? Zambaraga zajyanywe n'iki? Kuko nimusoma Bibiliya zanyu neza muzasanga dufite amasezerano adakuka. Muri Yohana ibice 7 umurongo wa 37, Yesu yarahagaze yitegereza abantu bari mu mihango y'idini, barimo kuririmba mu idini, barimo kwitera hejuru bya kidini. Arababwira ngo ngo ku munsi mukuru Rutayisire ngo azamurijwe atera hejuru. Arababwira ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, ngo unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Urumva, iva mu nda no ijyamo, oya, izamwuzura nirangiza itembe. Zambaraga iri ni isezerano ryacu. Unyizera wese, ntabwo yavuze ngo abanyizera bamwe, oya, ni twese. Unyizera wese, unyizera wese, nawe urimo nanjye ndimo. Unyizera wese, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba. Kandi burya ahantu hari umugezi, niyo waba uca mu butaka, ikizabikubwira urahareba ukabona hari ibintu birimo kuhamera,
urahareba ukabona hari ibintu birimo kuhakura, urahareba ukabona hari ibintu birimo kuhera, kuko harimo umugezi. Unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Haleluya. Kandi ni wese, unyizera wese. Ariko noneho nkabaza ngo ariko se niba tutarimo kubona ibyo bariya babonaga, Zambaraga zagiye hehe? Zambaraga zajyanywe n'iki? Zambaraga zagiye ryari? Sezerano cyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 hariya badusomeye. Yesu abigishwa baratangira baramubaza bati ariko se ubu nibwo ugiye kuzana ubwami? Niwe aravuga ati ubwami bwanjye si nkabiriya mutekereza, ntimudodesha amakoti ngo mugure n'inkweto. It's a different kingdom. It's a kingdom of power. Ni ubwami bw'imbaraga. Ariko mwambwiye ngo amen. Kuko urumva Petero na Yohana bo bibwiraga ko bazabaterera intebe, bakicaramo abantu yajya anyuraho ati dore Petero ministre w'intebe wa Yesu. Sakamubwira ati ariko ntacyo byaba bimaze. Ahubwo reka nkwereke, hari umunsi uzahagarara ukore ku muntu umugaye, umubwire ngo ifeza n'izahabu ibiha abandi ubutware bw'isi, amadigiri, amafaranga ntabyo mfite, ariko icyo mfite kigiye kwereka ko hano hari ubundi bwami butegeka ubundi bwami. Haguruka. Umuntu umugaye arahaguruka. Izo ni imbaraga. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ariko nimumbwire, where is that power? Zambaraga zagiye hehe? Zambaraga zatwawe n'iki? Zambaraga zagiye ryari? Zambaraga zagiye hehe? Umurumva ndimo gukabyara? We ntiwabaza icyo kibazo? Uzi kubona umwuzukuru wawe, wowe wari intare, hanyuma ukabona umwuzukuru wawe yabaye ipusi? Yabadaruse ko twahoze turi intare, twagwingijwe n'iki ngo duhinduke amapusi? Turasa n'intare ariko ntabwo turi zo, turi intare z'ibishushanyo, twahindutse amapusi. Niba n'ipusi bifite inzara, amadayimoni aratwidoga hejuru. Mwabonye ukuntu muri no minsi aho covid yaziye twahindutse iciro ry'imigani. Erega nkabona n'abapastori barabihererekanya, aho uzi ko n'abapastori bafite ikibazo. Hari arakomerutse kubona umupastori washonje, ipantaro yarayiziritseho umushumi, afite Bibiliya arimo kuvuga ngo bazafungura isengero ryari. Banditseho umunsi ngo abapastori barashonje, ngo barashaka gukora ibitangaza ngo nyuma ya covid. Erega mbona abapastori mu baragahererekanya, nkabona ko ubwo mwari muzi ko ari mwe bavuga. Byarambabaje kubona biri ku rubuga rw'abapastori, kandi ukabona bo nta namarira ariho. Wowe uje uti murabona uko abantu uko isi isigaye tubona. We bamwibwira ngo baravuga baba pastori ngo mu matorero ngo avuga ibitangaza. Namwe murimo. Muzasome inzenya zisohoka muri iyi minsi zose. Hari n'uyeretse kwandika article aravuga ngo ibi nibirangira ngo bazahamagara abapastori n'abaprofete n'abapostles ngo babakubite, ngo nibarangiza babafunge kuko nimbura mu maro. Erego ukabona umupastori yabimanitse, yabishyize ku rubuga rw'abapastori, nta namarira ashyizeho. Ujye mushyiraho kakagifu karira, shyiraho kakagifu kameze ko bavuze ngo bazadukubita. Nibura murire. Uzi kubona umupastori ari urimo kubipostinga nkaho ari ibintu bishekeje. Jewe biriyo mbibonye ndavuga nti Imana Zambaraga zagiye hehe? Covid iramarisi turi aho ngaho, kandi yaratubwiye ngo izi mbaraga ni izanyu. Zambaraga zagiye. Luka 11 batangira kuduha ibisubizo. Luka 11 iri sezerano riracyari iryacu, ntabwo ryigeze riva muri Bibiliya, riracyanditse. Luka 11 kuva ku murongo w'9 Yesu aravuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa. This is our promise. Iri sezerano ni iryacu. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutima akamuhibuye,
cyangwa akamuha inzoka, ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo. None se ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi, so wo mu ijuru, umva nimutega amatwi iri jambo, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye. Haleluya. Iri sezerano, aya masezerano maze gusoma n'andi ntasomye ni ayacu. None ndababaza ngo umva, Yesu aracyahari. Yohana umubatiza yabonye Yesu aje, abwira abigishwa bati umva mbabwire muve ku giti dore umuntu genda babatirisha amazi, ari kuriya we mbabatirisha amazi mugakonja, ari kuriya we azababatirisha umwuka na fire n'umuriro. Haleluya. Yohana yarahagaze mu mugezi w'amazi, Yesu ahagaze mu mugezi w'umuriro. Ababatije nyine bakagira fire. Jewe muri no minsi ndimo ndabwira Imana, numva rero Mana nyongereramo akariro, sinshaka gusaza nkonje. Murabizi ubundi mu buryo bw'umubiri iyo ugenda usaza, ikintu cya mbere wunguka no gukonja, ugakonja pe, nka Dawidi ugakonja, bakakongerera ibiringiti, noneho bakongeraho n'iby'amashanyarazi kugira ngo barebe ko wasusuruka, ukajya ugenda wambaye ikote ku manywa. Ubundi muzarebe Yesu ndi mu bantu bakunda kwambara amakote, umubiri wanjye umeze nk'igishiriro, urashyushye. No ku manywa jewe nambara ishati, no mu mbeho mba nambaye ishati, iyo bibaye byinshi ushobora kongeraho ijaketi. Gukonja ntabwo bimbamo, no mu mutima sinshaka gukonja. Oya, ndashaka kuzasaza no mu mwuka nkifite fire. Niyo mpamvu ko ngenda nsaza. Paulo yaravuze ngo umuntu wacu w'inyuma ngo nubwo agenda asaza, ngo uw'imbere agenda yivugurura akaba mushya. Jewe ndashaka kugenda nsaza ariko imbere mba mushya. Ntabwo nshaka kuzasaza ndi karahanyuze meze nk'ingoroji y'icupa. Kwa hiyo ngara gushaka uriya musaza kera yarabwirizaga, oya ndashaka Zambaraga. Niyo mpamvu ndimo kubabwira abakiri batoya natwe bakuru ngo twibaze iki kibazo, ngo Zambaraga zagiye hehe? Kuko ni isezerano ryacu. Rero nze mbabwira aho zagiye. Yakobo mu rwandiko rwe yatubwiye ikishi izo mbaraga. Mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 4 aratubwira ngo mva ngiye kubabwira intege nke aho mwazikuye, mbabwira ikibishe, mbabwira ikibamaze, mbabwira ikibakonjesheje, mbabwira icyabashubije inyuma. Yakobo ibice 4 ndasoma umurongo wa 2 n'uwa 3. Aravuga ngo murararikira ariko ntacyo mubona. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntacyo bibungura. Halo, murumva hari icyo bivuga? Turararikira, tukabyigana, tugakandagirana, tukabeshyerana, tukagira ngo turimo turazamuka. Imana ikavuga ngo you are wrong. Ntabwo ari uko bazamuka mu mbaraga z'Imana. Uzi ikibazo dufite twebwe? Abantu benshi bashaka kuzamuka mu buryo bw'abantu, bakabyigana, bakararikira, bakica, bakagira ishyari, ngo ariko ibyo ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana, ntimurabibona se? Turatabara tukarwana, muratabara mukarwana, nyamara ntimuhabwa. Akatubwira ngo none umva ikibazo cyane, kuko mudasaba. Byoroshye gutyo, kuko mudasaba. Kuko yatubwiye ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Aho kugira ngo dusabe duhabwe, dushaka kwiha. Impamvu uzabona abantu barwanira imyanya baba bashaka kuyiha. Impamvu uzabona abantu batekinika bakabeshya beshya baba bashaka kubyiha. Ariko iyo wicaye ugategereza Imana, ibyo yaguhaye niyo hazi isi n'ijuru bigaterana, ntawe ushobora kubikwambura, kuko uba wabihawe n'Imana. Haleluya. Njya mbibwira abahungu n'abakobwa, hari igihe umuhungu aba yifitiye fiance, abandi bakajya ngo aterwa ashaka umukobwa mwiza nk'uyu nguyu,
ntabwo uzamutungana ibishwa mwinyo biri hano muri uyu mujyi. Reka nkwibwirire ikintu kimwe, nuba waramuhawe na Yesu, ujye wikaruma ubabwire ngo uriya niba mutwara Yesu azampumuruta. Byoroshye gutyo, kuko icyo wihaye bashobora kukikwambura, ariko icyo wahawe n'Imana ntawe ugikoraho, kuko yirahindukira ikakirinda. Imana niguha umwanya bazawushaka pe. Uwa Daniel barawushatse, banashyiramo n'ibinyoma, banashyiramo n'imitego, Imana irawurinda. Haleluya. Nabaha n'izindi ngero muri Bibiliya. Ariko noneho akatubwira ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu. Yakobo ibice 4 umurongo wa 2 n'uwa 3. Reka noneho mbahe impamvu enye zitumaramo imbaraga, zituma tutagira imbaraga, zishingiye kuri Bibiliya, zifite n'ingero. Urugero rwa mbere, impamvu ya mbere nyita ubutamenya, ubujiji, ubutamenya. Ntimuhabwa kuko mudasaba, kuko mutazi icyo mukwiriye gusaba, kuko mutazi impamvu mukwiriye kugisaba, kuko mutazi uko mugisaba. Buriya abantu benshi impamvu tutagira imbaraga mu itorero, twabigishije yuko iyo ukijijwe ugacunga agakiza kawe ukazajya mu ijuru biba bihagije. Ahubwira ngo no, hari korasi tujya turirimba, bambe nkunda melodi yayo ariko ntabwo nkunda ibyiririmba. Iravuga ngo naho ibindi wabireka Mana, ukampindura igikoresho cyawe, ukazampa n'iherezo ryiza Mana, ntacyo oya, ibi bindi ntabireke. Wenda niyo yareka ibindi akaduha ziriya mbaraga, iherezo ryiza ryo rizaza ari inyongera. Haleluya. Iyo uhagurutse ugiye mu rugendo ukaba uzi ko imodoka yawe ari nzima, ukaba uzi ko ifite fuel, ibyiherezo ushatse wabyihorera, upfa kuba uzi gutwara, uzagera iyo ujya. Ntabwo uzagerayo ukurura amaguru, ntabwo uzagerayo udafite imbaraga. Ariko kubera ko tutazi icyo dukwiriye gusaba, ntabwo tugisaba neza. Hari igihe aho nigishaga i Rurindo, nari mfite abana b'abakarismatike, noneho bagira igihe ngo cyo gusenderezwa. Mbona biteguye kabisa, barimbye neza. Nabo wese mugihe Hehe, bati tugiye gusenderezwa. Nimusenderezwa iki? Roho Mutagatifu. Ngo mumukoresha iki? Batoya, bati twebwe mu bakarismatike igihe kiragera padiri akadusengera tugasenderezwa. Mugasenderezwa gusa ntacyo muri busenderezwa, barakorera umuhango birangire. Burero natwe dufite ibintu dukora. Ubutamenya. Abangilikani benshi, gihe ndavuga nk'umupastori w'umwangilikani, turakora bakatubatiza cyangwa bakatubatiza turi impinja, igihe kikagera musenyera kaza, hanyuma bakadukomeza ngo tugahabwa Roho Mutagatifu. Ndavuze ngo tugahabwa Roho Mutagatifu. Reka mbabwire, biriya nabyo biri mu butamenya. Bitatu bya 99% barakomezwa ariko ntibuzura umwuka, kuko benshi banakomezwa badakijijwe. Nanjye ndimo mu bakomeje badakijijwe. Gusa nari kuzura umwuka, Imana icishije ko nta muntu wuzuye ibyaho wuzura umwuka. Ntabwo Imana igivangavanga. Benshi mwicaye muzi ko mwakomejwe, mwahawe Roho Mutagatifu, mwahawe umwuka wera. Ntawe mwahawe. Ikimenyimenyi muzamenyera ku mbuto bera. Ubutamenya, kwitiranya, kutamenya impamvu. Icyo waba ukora cyose twamaze kubibona. Waba uri umunyapolitike, ufite ba sogokuru bitwa ba Mose, bitwa ba Dawidi, bitwa ba Daniel, bitwa ba Yosefu, bari buzuye umwuka. Niba uri umupastori nkatwe dukora mu by'itorero, dufite ba sogokuru bitwa ba Paulo, bitwa ba Petero, bitwa ba Yohana, bitwa ba Eliya, bitwa ba Elisa, buzuraga umwuka. Noneho tukagira na data bucura witwa Yesu, nawe wanje kuzura umwuka. Wowe urindi ngo uvuge ko udakeneye kuzura umwuka, ubutamenya. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Muzitegereze muri Bibiliya dufitemo ingero.
Pawulo yigeze kugera muri Efeso ngo asanga y'abigishwa bamwe, arabitegereza, bari abangirikani beza nkatwe, arabareba aravuga ati rusha, mwigeze mwuzura umwuka mukimara kwizera? Atereka da, nta nubwo tuzi ko umwuka yaje. None mwabatijwe muti? Umubatizo wa Yohana. Mwihannye ibyaha murangije ntimwuzura umwuka. Aho rero niho abarokore benshi turi muri Efeso, twihannye ibyaha ntitwuzura umwuka, ngo abasubiramo. Yaba ari n'umwangirikani baba baramuhannye ko yabatije abantu bwa kabiri, arabanza basubiramo, arabigisha, arangije arongera arababatiza, abarambika biganza buzura umwuka. Muzarebe icyavuyemo, ngo mu myaka 2 gusa ngo Aziya yose yumvise ubutumwa bwiza, ngo n'abakoraga iby'ubukonikoni, ngo barifite ibishushanyo bisengwa barizana barabitwika, ndetse ngo n'abakoraga imana z'imbumbano ngo bakora imyigaragambyo. Baravuga turiya mugabo witwa Pawulo kuva aho yazi business zarahombye. Ari wari wabwiriza ubutumwa abanyakabari bagakora imyigaragambyo, kaya bavuga ngo kano gace barahabwirije none nta mukiriya tukibona. Bamwe baravuga ngo usengeye ibyo ngibyo ngo igihugu cyahomba. Reka da, umunsi bazareka kunywa byeri bazanywa fanta, nazo zizajya zicibwa amafaranga, n'amafaranga bacishaga mu kabari harahandi bazayacisha igihugu kirunguka. Igihugu cyo ntikijya gihomba, ntabwo inzoga arizo zitunze igihugu, nta mafaranga zivamo. Kandi iyo umuntu afite amafaranga hari ahandi ajya. Ibyo byo rwose igihugu ntigishobora guhomba. Ariko muzambwire niba hari ahantu mwari mwabyumva. Pawulo yagiye muri Efeso afata abigishwa 12 arababwiriza, arabasengera, buzura umwuka ngo mu myaka 2 gusa. Efeso yose irabimenya yuko hari abantu buzuye imbaraga. Ubutamenya. Impamvu ya kabiri, reka nihute, no gusaba nabi. Yakobo yatubwiye ngo hari abantu basaba basabira irari ryabo, arahari, ahubwo ni na benshi cyane. Mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 8 harimo umugabo witwa Simoni, yahoze ari umukonikoni, ari umumagisiye, ngira ngo yari afite amahembe cyangwa yari afite impinga, sinzi icyo yakoraga. Ibyo byose ngo bamufataga nk'imbaraga y'Imana, ariko aza kubona imbaraga zisumbize za zindi ndimo kubabwira. Ngo Filipo yaraje arabwiriza, Simoni arabireba aravuga ati sasa hano haje izindi mbaraga. Kandi iyo ubonye imbaraga zikomeye, iyo uri umuntu uri smart, ibyiza ni ukuzegera ukaziyoboka. Byazanashoboka ugakuramo share yawe, umugabane wawe. Simoni uriya yarazi ubwenge bw'isi, yegera Filipo ndetse aramubwira ati kandi nanjye ndabatizwa. Filipo ati sawa. Noneho Petero na Yohana baza kumanuka i Samariya baje gusengera abantu ngo buzure umwuka. Simoni w'umukonikoni arabireba aravuga ati rero aba bagabo bafite imbaraga kabisa, mumpeho nanjye, ndetse kugira ngo mbereke ko nzishaka cyane ndabatera akantu. Yikururiye umuvumo. Petero aramubwira ati we nakubonye sha, twari ifeza zawe pfana nazo, nakubonye uri mu birura, uri buriya kimwe mu bitumiza imbaraga tudashobora kuzihabwa. Imana irakurondora ikavuga ngo uyu we ninzimuha azazicuruza tu, azazitwara ajya asengera umuntu kuko bari umuhe kashi, azazitwara yibomba ajya agenda nk'idendo. Ariho mwarabibonye umukozi w'Imana uriho amavuta akajya agenda yidunda nk'idendo, kazi y'umuntu agahindura imvugo agahindura ingendo. Haleluya. Imana ikavuga ngo ntabwo ari cyo nzabahera imbaraga zanjye. Simoni w'umukonikoni, mbega ba Simoni b'abakonikoni muri no minsi. Simoni w'umukonikoni, uzi ko hari abakozi b'Imana udashobora no gusuhuza ngo utamukuraho amavuta ngo nyakoresha ikiza. Amavuta y'amatirano ntashobora kukumara umwera. Yewe nzisabira yanjye, sinkeneye amavuta yawe rwose, nawe ntuzasaba yanjye. Nzisabira yanjye nawe uzisabira yawe. Daheri baguhaye yanjye yaguteza ibibazo. Suramutse ukora muri banki bakaguha yanjye bakakugira pastori, wahembwaga umushahara munini bakakubwira ngo uveho wanezerwa. Shaka yawe ukore muri banki nka Yosefu, ujye ukora plan abantu bagukurira ingofero, nurangiza uzana ibya 10 bitubutse tujye kuvuga ubutumwa. Hari ikibazo? Abakora batyo kandi Imana ibaha umugisha. Buri muntu wese mu muhamagaro we mu mbaraga nshya. Haleluya. Zo si impamvu ebyiri. Impamvu ya gatatu,
iyo rero irakomeye cyane kuko ifata abantu bose including abapastori nkanjye, cyane cyane twebwe ndetse babavuga butumwa bamaze kumenyekana. Ubu wanshaka jewe ndabwiriza mba nicaye, noneho covid yaziye, isi yahindutse umudugudu, nicara muri salo iwanjye nkabwiriza bari muri Danomarike, undi munsi itorero ri muri Canada rikampamagara nkaba ndaribwirije, hasigaye rero nshobora kugenda nidunda nyine nkavuga n'ubu ngubu rero reka mbabwire impamvu ya gatatu ifata abantu: kunyurwa n'ibidashyitse. Halo, kunyurwa n'ibidashyitse. Abayisiraheli babaye muri Egiputa, Farawo atangira kubicira abana, bariyakomoda, bashaka uburyo babahisha, bashaka uburyo babaho. Ariko ukuntu burya abantu bamenye kubana n'ibidashyitse. Twabaye muri iki gihugu, ndibuka nagiye kwiga mu Bwongereza muri 1985, nasinye kontra na British Council ko ngomba gusubira mu Rwanda. Abongereza bakamubwira ati gusha wowe ni watubwiye kwigaga muri wigishaga muri university nti bakakuvanayo bakakujyana kwigisha muri tronkom muri secondaire nti none usubiyeyo. Ariko ni igihugu cyacu, ariko biriya byo ntimundenganye. Kujya hari ikintu kimwe narakuye mu gakiza, iyo urahiriye ikintu ugomba kucyumvira. Ndenda kubabwira ijambo rimwe: iyo njya mu Bwongereza ntakijijwe sinari kugaruka. Igihugu kikuringaniza ukigaruka muje gukora ikiza, ariko Imana yarambwiye ngo taha, nzakurindira hariya. Ariko kunyurwa n'ibidashyitse, umuntu akakuprima akagupyinagaza, ariko ukajya uvuga ngo ntacyo nzihangana. Jewe njya mbona abakristo reka mubwire rwose ni ibintu n'abahano abazashaka bahani Remera, abazumva mutanyuzwe namwe muzagende. Umuntu akicara akajya kubwira ngo itorero ryacu, ngo muri paruwase yacu, ngo pastori wacu ngo ni nta kigenda. Base kwa nta kigenda uhakora iki? Ukanyurwa n'ibidashyitse, ukicara kwa nta kigenda, akagufatira kwa nta kigenda, kumva ngo pastori ngo yafasha abantu ku ngufu, ukamwese gukoraga iki bagufata ku ngufu, atari ko yari pastor wanjye kwa nta kigenda. Kubera iki? Kunyurwa n'ibidashyitse, kunyurwa n'ibituzuye. Abayisiraheli bari muri Egiputa, barimo barabicira abana, ariko barahagumye. Mose aje kubakurayo, atangiye kunyeganyeza icyari cy'amavubi, arabaruma. Farawo ati inganagano nkeya n'amatafari menshi. Bati Mose, Imana ikurebe, ni wowe utuzaniye ibibazo. Ni wowe wazaniye ibibazo, abana banyu bapfaga, ni jye uzanye ibibazo. Ariko bari baramaze kubyakira, banyurwa n'ibidashyitse. Buriya hari muzasoma igitabo cya Yosuwa, nanone muzabibona. Imana yari yababwiye ngo urugabano rwanyu ruzava kuri iyi nyanja ya Mediterane rugere ku mugezi munini wa Ufurate. Abanyamahanga ngabo muzabakuremo, nzabana namwe. Yosuwa aragenda, abonye buri muryango umaze kubona aho utura, abakorera raporo. Muze kubisoma mu gitabo cya Yosuwa, ngo ahangaha hasigayemo abangaba, ngo ahangaha hasigayemo abangaba, ngo ahangaha hasigayemo abangaba, ngo none ngo mwese mwabonye aho mutura. Kunyurwa n'ibidashyitse, bagombaga kugarura gakondo yabo yose yuzuye, ariko kuko babonye aho batura baranyurwa. Abakristo benshi mwirukanye ibyaha, uvanamo ubusinzi, uvanamo ubusambanyi, ariko usigamo akaboko gakorakora, cyangwa wavanyemo ubusinzi usigazamo ubusambanyi, cyangwa wavanyemo ibyo ngibyo usigamo kureba porno, ugenda usigamo abanyamahanga hagati, unyurwa n'agakiza katuzuye kadafite imbaraga. Yosuwa yafashe igihugu asigazamo abanyamahanga. Natwe hari igihe dufata igihugu tugasigazamo ibyaha by'inyamibwa, cyangwa bidutera ubwoba kubivamo. Nigeze kubwira umugore w'indaya, ndamubwira niva muri ibi byaha, arambwira ati se nkatungwa n'iki? Ni nubivamo Yesu azagutunga toya. Ati ntabwo byoroshye, vamo, Yesu azaguha imbaraga. Ariko abantu banyurwa n'ibidashyitse. Kandi ubwo niwe wari umaze kumbwira uburyo ubwo buzima ari bubi. Pastor we ntabwo uzi ubuzima bw'uburayi ukuntu ari bubi, kamwe wabuvuyemo, atungwa n'iki? So nibushyitse, ariko ntashaka kuburekura, ko bimuteye ubwoba kureba mu buzima buri hanze.
abantu benshi. Umugabo umwe yagendaga mu kigare cy'abandi bagabo bakora ibintu by'ubushurashuzi by'ubusambanyi. Ntabwo se ibi bintu wabivuyemo ko byaguteranije n'umugore. Atariko ati mfite abantu b'inshuti zanjye tugendana, ati babivugaho iki, ntibazabivugeho icyo bashaka. Urugo rwe rurasenyuka ngo arimo kugenda mu bajyamo. Muri benshi mugenda mu bajyamo babasenyera, ariko ukabura imbaraga zo kuvayo, kandi ukijijwe, kandi uvuga Imana, kandi usenga, ukabana n'ibidashyitse nka Yosuwa n'Abayisiraheli. Imana yabasezeranije imbaraga, yaramubwiye ngo aho uzakandagiza ikirenge hose nzahaguha, ngo kandi nzabana nawe. Yosuwa aragenda ahindura imijyi ikomeye, arangije asigazamo abantu bamwe kuko yabatinye, kandi Uwiteka yaramubwira ko ari kumwe nawe. Ndetse Kalebu yamweretse ko bishoboka. Mu gice cya 14 Kalebu aramubwira ati jewe mu musozi wanjye, kandi ntumpa akadundugusi, ntumpa agasindu, umpa umusozi uriho Abanaki. Ngo aragenda kubita umusozi uriho Abanaki arawuhindura. Ariko Yosuwa ntiyatinyuka guhindura igihugu cyose, nubwo Imana yari yaberetse ko bishoboka. Mwene data ndashaka kubwira birashoboka kunesha, ukamara amazi ukanesha, na bya bindi bikunanira ukabinesha, na bya bindi bikunanira ukabikuramo. Ariko ugomba kubona imbaraga. Zambaraga zagiye ziracyahari, ariko ntitwazisabye. Bahundi urugero rutoya hanyuma nsoze. Hari umwami witwaga Yehowasi, mu bami wa kabiri igice cya 13. Yehowasi aragenda asanga Elisa. Muramwibuka Elisa wanze kunyurwa n'ibyo afite. Abonye yari yagiye kujya mu ijoro, aramubwira tumva waradusengeye twuzura umwuka, ariko jewe ndashaka inshuro 2 z'umwuka wari ukuriho. Nta nubwo ari inshuro 2 z'umwuka wari undiho, oya, ndashaka inshuro 2 zawe. Haleluya. Noneho Yehowasi asanga Elisa, aramubwira ati wari amagare n'amafarasi ya Isirayeli, none turabibona urashaje ugiye gupfa, turaba abandi. Abwira ati vanaho ibyo we, ubundi nijye urwanirira Isirayeli nijye Mana, zana imyambi yawe nkwereke. Ngo mwamazana umuheto, azana n'umwambi. Ngo Elisa mufata ikiganza, ngo aramubwira ati fora, arafora, ati rekura, ararekura, yerekeza umwambi burasirazuba, aherekera muri Siriya. Ati uyu ni umwambi wo kunesha Abasiriya. Ati ngaho ufata imyambi yawe ukubite hasi. Akubita hasi 1, akubita hasi 2, akubita hasi 3, imyamba irambika hasi arekeraho. Elisa ngo aramurakarira, aramubwira ati we ukubise hasi 2 gusa 3, iyo ukubita hasi ni buri inshuro 5 6, ukazatsinda Abasiriya ukabarangiza. Uzabatsinda 3 gusa nibarangiza baguhindukirane. Hari abantu bagarukira hafi no mu gakiza kawo. Kubita hasi 6, shaka imbaraga zirutiza ufite, shaka ubumenyi burenze ubwo ufite, kandi ni muri domene zose. Mwambwiye ngo amen. Ariko Zambaraga zagiye hehe? Zagiye aho ngaho. Zatwawe n'iki? Icya mbere ubutamenya, icya kabiri gusaba nabi, icya gatatu kunyurwa n'ibidashyitse, icya kane ibyaha. Hari abantu bahawe imbaraga, bageze aho baradamarara, bumva ari uko bimeze. Iyo utangiye kudamarara kandi uri ku rugamba, niyo nzira yo kurutsindwa. Umugabo witwaga Anibal, abiza amateka. Anibal yari umunyafurika wari ahitwa Carthage, ubu ni muri Tunisia. Yigeze kwambuka Roma, yari ikomeye cyane, agambirira gukubita Roma mu munsi umwe akayinesha. Amara imyaka atoza inzovu, aca mu majyaruguru y'Ubutaliyani, amanuka yo mu gihe cy'imbeho. Ubundi nta musirikare wagabaga intambara mu gihe cy'imbeho. Araza Roma arayifata mu munsi umwe. Arangije aramanuka aza hano ujye ubona ko Ubutaliyani bukoze nk'ikirenge cyambaye inkweto. Aza hano mu gakweto hasi ahitwa Kapu. Araza ararya, aranywa, barabyina, baridagadura. Akana k'agasirikare k'akajenerali k'Akaroma kava muri Espanya kitwaga Scipio, karaza karamukubita kamukuramo. None barimo kunegosiya, mbese barimo kumvikana n'Abaroma. Umusenateri umwe wo mu Roma aramubwira ati mva Nibale, uzi kurwana, uzi no kunesha, ariko ntuzi gucunga intsinzi.
abantu benshi bazi kurwana bagakizwa ariko ntibazi gucunga intsinzi iyo tumaze gukizwa. Urugero mba muri Bibiliya ni umugabo witwa Samusoni yari afite imbaraga, yajyaga yifatira umusaya w'indogo bagakubita abafilisiti bica wenyine, ariko ageze aho arirara. Muri Bugari yaraye ku ndaya baramugota, bagota umurwa bati turamufatiramo tu, ubwo yagiye ahantu hakinze turamugota mu gitondo, mwe mujye hafi gusa, mu gitondo turamurya. Biyereje nijoro umwuka aramukomanga ati byuka wa kigoryiwe, uryamye hano bakugose. Ngo arabyuka aragenda afata geti y'umurwa, ibihindizo by'umurwa, azingazinga ka geti arakazunguza gakinze, agashikuzaho agaterera ku bitugu, aragenda akajugunya mu gisambu yikomereza urugendo. Babyutse mu gitondo basanga umurwa yawe ufunguye mu mbaraga, ariko avuye mu byaha. Byo n'ukwirara. Buriya rero hari ikintu abantu batazi, hari ahantu bigera Imana ikavuga ngo enough is enough, ngo ibinda birambiwe. Aza kugenda ngo agera mu kibaya cyahitwa Isoreka, ngo abonayo undi mukobwa mwiza witwaga Dalila. Ariko uriya Dalila yari iki? Baba we, mbega umugore w'igikura ngota, mbega umugore w'igisambo, mbega umugore aramureba, abwira ibikomangoma by'Abafilisitiya, arababwira ati ntimuri batanu? Bati buri wese muri mwebwe azama ibice by'ifeza 1,100. Mwibuke ko Yesu we bamuguze 30. Dalila we yarazi guciririkanya, ntabwo yarameze nka Yuda, amenyo nk'ay'ingona, ameze nk'urukezo. Aramuryamisha, aramusinziriza, aramwoshyushya, aramukuyakuya, bigeze ahantu ngo Samusoni amubwira ibanga rye. Aramubwira ati nta cyuma kigeze kinkora ku mutwe, ubu munkweho uno musatsi ibyanjye byaba birangiye. Dalila aravuga ati noneho ibanga rye narimenye, muza n'urwembe gusa, genda mubyinirira asinzira, hasigaye tumukuremo imbaraga. Baramwogosha, barangije ngo yibwira yuko ari bwikunkumure nk'uko amenyereye kubikora. Hari abantu bibwira ngo bizakomeza bimere bityo. Ndenda kukubwira mwene data, wowe urimo kugendera mu byaha kandi uri umukozi w'Imana, wowe urimo kugendera mu byaha wihita umurokore, ntabwo bizahora bityo. Umunsi Satani yakogoshe, umunsi Satani yagukuyemo amaso, isi izabimenya. Sambana, umunsi wateye inda bizajya hanze. Sambana, umunsi warwaye sida ntabwo izaguhishira. Ba muri ayo manyanga yawe, ntabwo Satani azaguhishira igihe kirekire. Samusoni yagiye gusya ingano z'Abafilisitiya kubera kujya mu byaha kandi afite imbaraga. Ibintu bine bisubiza kiriya kibazo twibaza ngo ziriya mbaraga zagiye. Icya mbere, ubutamenya butuma tudasaba izo mbaraga. Icya kabiri, gusaba nabi dushaka kubikoresha mu nyungu zacu. Icya gatatu, kwirara ukanyurwa n'ibidashyitse. Icya kane, kuba ubizi ariko ukajya mu byaha. Muzabara abakozi b'Imana Satani yahitanye muri ubwo buryo. Bari babizi ko izi mbaraga tuzikenera, bo ntibishwe n'ubutamenya, bo nta nubwo bishwe no gusaba nabi, nta nubwo bishwe no kunyurwa n'ibidashyitse. Imbaraga barazihawe bagera hejuru. Satani abahanurayo kubera kujya mu byaha. Igengesere mwene data, turinde zino mbaraga niba tuzifite. Reka dusenge Imana. Ndagira ngo buri muntu wese wumvise buno butumwa, ni wowe uza aho uherereye, ni wowe uzi ukumeze. Tugiye kumara iyi minsi twiga izi nyigisho. Jewe intego yanjye ni ukubatera inzara n'inyota kugira ngo musobanukirwe, ariko nimumara gusobanukirwa icyo waba ukora cyose, aho waba uri hose, saba izi mbaraga. Hanyuma niziza isi izabimenya. Kera hari igihe abanditsi bamwe bari barazanye ibintu byitwa negritude, birirwa bavuga ngo ndi umwirabura ariko ndi mwiza, ngo ni umwirabura nanjye nzi ubwenge. Uwitwa Horeso Inkaravuga atari ibyo muba murimo n'ibiki. Niba uzi ubwenge ntukeneye kubiratira abantu, kora ibintu bizagaragaza ko ubwenge ubuzi. Niba muri beza, ubundi umuzungu avuze kuri mubi bigutwaye iki? Azareke kukurongora uzarongorwe n'abandi basa nawe. Iyo arababwira ngo le tigre n'a pas prouvé sa tigritude, ngo igisamagwe gitimbiye ntabwo kigomba kubwira urukwavu cyangwa isha ngo ni igisamagwe kigufashe. Imbaraga kizana, icyo gifashe kirabyibwira ko ari igisamagwe cyagifashe. Nugira imbaraga ntabwo uzagombera kugenda widunda, ibyo uzakora bizabigaragaza ko bifite. Niba nta mbaraga zihari kandi umusaruro wawe urabigaragaza. Zambaraga zagiye hehe? Twatangiye turirimba ngo dushaka uwo mwuka wera.
turagusaba mwami Yesu mwohereze uwo mufasha wawe.